umugisha Imana ugere ku bayobozi bacu b'igihugu ndetse abanyarwanda aho baherereye ku isi hose, umugisha Imana ubagereho. U Rwanda rwacu rukomeze rwande rugere ku isi yose, kandi Imana ikomeze kuduha impagarike n'ubugingo. Munyemere dusengane Imana, tubonereho umwanya wo kubaganiriza ijambo ry'Imana ariko twamaze gusenga. Turagushimiye Mwami Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ifunguro ridutunga, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'icyubahiro n'ubutware ari ibyawe none n'iteka ryose. Nyakubahwa Mwami wacu Yesu, ndagusabye ngo uze ubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, mushyigikire kandi ubuhanuzi wampaye kubwira abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndagira ngo babwakire kandi Mwuka Wera w'Imana buherekeze. Senze ntya nizeye izina rya Kristo Yesu, amen. Reka ngushimire wowe dukunda udukurikira umunsi ku munsi. Channel Bigirezo TV maze kwaguka, maze kugera kure hashoboka. Ngusabe nawe uyikurikira, nkubwire ngo Yesu aguhe umugisha cyane, kandi pe ndabakunda. Nyemerera rero kubwo urukundo nkunda unyemerere kandi subscribe, share, comment na like. Uraba uteye inkunga umurimo w'Imana, kandi nibigushobokera ujye ukora ku kazogera kari aho ngaho hasi. Uzajya utubona icyo bita notification, ibiganiro tuzadushyiraho bizajya bikorohera, uzajya ubibona bitakugoye. Nzanywe n'iki rero, ngaruwe imbere ya kamera n'iki, nta kindi kinzanye no kukubwira amagambo meza, no kukubwira ubuhanuzi Imana impaye. Noneho nkuzaniye ubuhanuzi budasanzwe. Ubuhanuzi Imana impaye ni ubuhanuzi bukubwira ngo ibyo wanze wowe mama n'Imana yabyanze. Ndashaka kuguhanurira muri iri jambo rivuze ngo Imana yabyanze. Ibyo wowe wahaze, ibyo warambiwe, ibyo ubona byagucanze ukaba ati ibi bintu ndabihaze, reka mutangarize amakuru meza. Haleluya. Imana nayo ubwayo yafashe umwanzuro, iravuga ngo ibiteo yanze, ibi Claude yanze, ibi Jeanne yanze, ibi Jean Paul yanze, ibi Chimie yanze, ibi bintu bihora bimwizingitiraho. Nanjye ubwanjye ndi Imana, ndi mu ijuru, ndabyanze ndasinye. Ibi banze nanjye ndabyanze. Rero abantu bakiri mu isi, twebwe ubundi turi nk'ibibombe, niko mama Lionel yigeze yavuga. Abantu babigira ngo nk'imikino. Ubundi abantu b'Imana iyo bashyize hamwe, abantu b'Imana ubundi bari abantu badasanzwe, turi ubwoko budasanzwe, turi abantu b'Imana nyine. Abantu b'Imana nyine umva ko turi abantu b'Imana. Aba bantu b'Imana rero nta waduhangara, nta n'ibyorezo byakakwiye kuduhangara, ahubwo ikibazo nuko tudashyira hamwe tukavuga ngo hari ibintu tugomba kwanga. Nk'ubu reka ntange urugero rumwe. Nk'ubu twishyize hamwe, abitwa ko dusenga, tugahaguruka tugashyira hamwe, tugahuriza hamwe imbaraga, bene data, ntabwo ibi byorezo byakomeza kubangamira isi. Abavuga ko dusenga, munyikirize muvuge ngo amen. Abitwa ko dukorera Imana, turamutse duhuje imbaraga, ibihugu bikazana imbaraga zabyo. Hanyuma ariko ndi kuba abanyamasengesho bari mu bihugu bitandukanye, Abagande bakaza, Abarundi bakaza, Abanyarwanda bakaza, bene data, abazungu bakaza, tukagira nk'ahantu duhurira. Bene da, reka mbabwire, havamo ikibombe kinini kikaritagura imigambi y'abadayimoni, kikaburizamo ibyo abadayimoni bagambira ku buzima bw'abana baba. Amen. Ubwenge bw'abanyabwenge bukacanganyukirwa, ibyo bagambiriye no kugirira nabi isi n'abantu b'Imana bikacanganyukirwa bikabacanga, hanyuma nabo bakamenya imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Rero genda umukozi w'Imana nkaba n'umwana w'Imana, nkuzaniye rero amagambo meza. Mama, nkuzaniye amagambo y'ubuhanuzi, nkuzaniye amagambo y'ihumure. Ndashaka kukubwira ngo ibyo wanze n'Imana yabyanze. Imana ishimwe. Kugira ngo tubyumve, dusome Bibiliya, twifashishe Bibiliya, n'ubundi tujye mu buhanuzi. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo Ezekiel igice cya 36 murongo wa 2,
haravuze ngo uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye atawa ati za nsengero zanyu zo kutununga za kera twarazihinduye. 15 ku murongo wa 15 sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka haba no gukozwa isoni nabo n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi niko umwami w'Uwiteka avuga. Bibiliya ivuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga baguhanga. Hari ibintu Imana yanze ku buzima bwawe. Biravuze ngo umwanzi yarabashinyaguriye. Mama, Diamond yaragusuzuguye agutwara umugabo usigara uri umupfakazi kandi utarapfakaye. Mu yandi magambo umugabo wawe yaragiye atwarwa n'indaya zo hanze, atwarwa n'abandi bagore. Umutima wawe urababara, umwanzi aragaruka avuga ati wasiwe wabona akazi bakakwirukanyemo urangije uburi epfo na ruguru. Abademoni baragukoba tawa siwe wareka akazi ti n'ubundi ntacyo yabamariraga, ntacyo yatufashaga. Demoni yarabasuzuguye. Yemwe bantu munkurikira, biravuze ngo kuko umwanzi yabasuzuguye akavuga atawa. Iri jambo wa ni ijambo ryo gukobana. Satani yaragukobye. Karedi karedi warurimo baraje bagutereza ibyawe cyamunara wabuze kwishyura karedi. Umwanzi aravuga atawa n'abantu barakuvuga ngo awa siwe wabona kuva ibye bitejwe cyamunara. Akazi kawe bakakwirukanyemo mama. Amashuri yawe yarahagaze. Satani aravuga atawa warashatse ntiwabyara bakwigamba hejuru tawa siwe wabona mwana wo kwa Korode se nawe yabura urubyaro. No kuntu bari abakire ese nabo abana babo ku ishuri baba debile. Uwo ni dayimoni w'agasuzuguro. Ariko nkuzanye ubuhanuzi vuza ngo Imana yabya. Aya magambo y'urucanege ibi Satani ari kuvuga ku buzima bwawe. Reka mvuga ngo I refuse. Ndabihakanye were akakati ku buzima bwawe. Nkuzanye amagambo y'ihumure. Havuga ngo Imana irabyanze nawe urabyanze. Tugira ibintu twanga. Haleluya. Ntabwo abana babagomba kubibirara. Ntabwo abana bagomba kubazama yibobo. Turabyanze. Satani tumuhaye gasopo. Ntabwo abana bawe ari bo bagomba kwiga mu mashuri ya zandagaswe, ya mashuri ari hasi ari cheap. Oya, bajye bavuga ati kanaka se nawe barabana be biga mu mashuri ari aho ngaho. Ugomba kugira abana bakiga mu mashuri meza. Ugomba gutunga umugabo akaba n'uwawe ntumusangire n'abana. Ntibamutware ntumusangire ntugasangire inyanya n'inyoni. Oya, niko umunyarwanda yavuze ubu. Ntabwo umugabo wawe agomba kugenda ngo akorere umushahara narangiza ntumenye uko wagenze uribwe n'indaya ku Gisenyi n'ahandi. Oya, ubyange mama. Nanjye ndagufata kubyanga, nanjye hari bindemereye. Reka tuvuge ngo turabyanze mu izina rya Yesu. Biravuze ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye akavuga atawa. Iri jambo Imana irishingiyeho. Ezekiel ku murongo wa 16 yavuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka haba no gukozwa isoni nabyo. Imana yavuze ngo ntishaka kuzongera kumva bagutuka. Hari ibintu Imana yanze. Reka ngufashe mubwira ko tubyanze. Dore impamvu y'ibi bintu Imana ivuze. Gutegeko kwa 2 igice cyaho cya 2 umurongo wa 2 haravuze ngo Uwiteka arambwira ati igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije nimucyambika mugende mwerekeze ikasikasi. Kubera iyo mpamvu Imana avuze ngo irabyanze, iguhaye umurongo, igushyiraho inzira. Iravuze ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije. Nkuzanye ubuhanuzi buvuze ngo kirahagije. Igihe waririye kirahagije. Igihe bagukubitiye kirahagije. Igihe wambara ubusa kirahagije. Igihe wamurariye kirahagije. Hariko haleluya. Igihe bakuvugiye kirahagije.
nawe mama igihe wabere mu buzima bw'amarira nijoro, igihe wamariye kuri icyo gisasiro urwaye, igihe umaranye uwo mugongo kirahagije, ndaguhanuriye mu kwizera. Igihe umaranye ku gatuza kirahagije, igihe umaranye ingingo ziribwa zihekenywa kirahagije, igihe abana bawe bamaze arabaswa kirahagije. Biravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga. Hari ibintu Imana ishize iherezo, iravuze ngo ni mucyamike. Akira gucyamika umugoroba, akira gucyamika ku rugo rwawe, akira gucyamika ku gihugu cyawe aho uherereye. Ndavuze ngo akira gucyamika. Igihe abanyamahanga bagutuke kirahagije. Mu nyemere dufatikanye gusenga. Imana rivuze mu ijambo ryayo, mu buhanuzi Imana impaye, iravuze ngo ntabwo ikeneye ko abanyamahanga bakomeza kutwigamba hejuru. Ni izindi mbaraga ziri kuturwanya, ntibazongera kongera. Imana ntabwo ishaka kongera kumva abanyamahanga badutuka, haba no gukozwa isoni nabo. Mana turagushimiye rindi jambo ryawe. Ndirukana imbaraga zirwanya abera, ndirukana imbaraga z'abademoni ku bakobwa bawe, ndirukana imbaraga zirwanya ingo, aba bagore basenya ingo n'abagabo basenya ingo kubera imbaraga zatatse ingo. Ndirukana umwuka wa divorce, ndirukana umwuka w'ubusambanyi, ndirukana umwuka w'ubutinganyi, ndirukanya umwuka w'ubuswa mu bana babo, ndirukanya umwuka urwanya igihugu, ndirukanya umwuka urwanya abakozi bawe, ndirukana umwuka w'ibice mu matorero atandukanye, ndirukana buri mbaraga zose zasenya abera bawe. Ndazikubizaho amaraso ya Yesu. Imbaraga z'Imana zibane no buri wese wumvise ubuhanuzi. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen.